umwaka utanga iki gihe nushaka uburingumba imaze imyaka 20, imaze imyaka ingahe, ndagira ngo nkubwire ngo wakire kubyara mu izina rya Yesu. Nawe muntu umaranye igihe kinini ikibazo, ntabwo watezutse ku mirimo, ntabwo wigeze wijujuta, ntabwo umva, ntabwo warekuye Imana, ndagira ngo nkubwire ngo gutabarwa kwawe kurageze mu izina rya Yesu. Hanyuma warangiza ngo urugo rwanjye rwabuze amahoro, rwose nta mahoro rurimo, naha ko ari wowe wa mbere wari kuyatanga, ko ari wowe wa mbere uyabazwa, ko ari wowe. Kandi nigeze kubwira abantu, ndababwira ngo icya mbere, iyo udatanze amahoro uri umugabo, ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere uyabura ni wowe. Hanyuma noneho umugore kinakwima ni umutima, iyo amaze kukwima umutima usigara ubana nawe inyuma gusa, ariko imbere mutabana. Hanyuma abana bakuva ngo ubamo wamaze gukingura gate nini, umuryango munini wa Satani, kandi noneho iyo yinjiye inkoni nyinshi ni wowe uzikubitwa. Bami ba kabiri ibice 4 umurongo waho wa 8 haranditse ngo iby'umugore w'Ishunemu. Bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu, hariyo umugore w'umukire aramuhata ngo agiwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyaga gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana, none ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajye acumbikamo. 11 haravuga ngo hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo Mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu we ati, mubwire uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nibera mu bacu. 14 haravuga ngo Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Haleluya. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshya umuja wawe. 17 nihuta haravuga ngo hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Imana idufashe. Kadusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana y'abafite umubiri bose, uri Imana y'ibihumeka, uri Imana y'ibyo munsi y'isi, mu butaka, mu mazi, uri Imana y'ibyo mu kirere, uri Imana y'abantu, uri Imana y'ibintu, uri Imana muri byose mu isi no mu ijuru. Icyubahiro ni cyawe. Haleluya. Turagushimiye mwami muri uyu mugoroba uduhaye, kandi ukaduha umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Mwami ndasenze kugira ngo umwuka wera ashorere iri jambo, kandi Uwiteka Imana yacu, haleluya, ari bibe nka ya mbuto mwami Imana yatewe mu butaka bwiza, imitima y'abantu ihembuke. Kandi Uwiteka Imana, umwuka w'Imana atube hafi, atwumvishe iki jambo ryawe rishaka kuvuga. Turakuraritse mwami, ijuru riterane natwe muri uyu mugoroba, kandi buri muntu wese mwami uteze amatwi radiyo Umucyo, uteze amatwi ijambo ryawe mwami Imana, yunguke kumenya, yunguke gukomera, akomezwe mwami Imana, amere nka wa muntu wubatse inzu ye ku rutare. Bana natwe muri byose nyakubahwa Imana, uha umugisha umuntu wese uteze amatwi iri jambo ryawe. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iduhana umugisha bene data.
Haleluya. Imana itugirire neza bavandimwe. Dufite ibyifuzo bitandukanye, dufite ugushaka gutandukanye. Hari aho wifuza ko Imana ikugeza, hari uburyo wifuza ko Imana igukorera. Wenda ushobora gusenga amasengesho menshi, wenda ushobora gufata iminsi 40, wenda ushobora gufata iminsi 80, wenda n'iminsi 160 ujye uyigerageza ukayisenga. Nta kibazo, gumamo rwose yisenge. Ariko urufunguzo rw'amasezerano, ikintu cyagihagurutse Imana ku ntebe igahaguruka ikaza gukorera visite, ikaza gusura uwo muntu, ikamuba mu ruhande, ni umuntu ufite imirimo myiza, ufite, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nyereka kwizera kudafite imirimo, nanjye nkwereke kwizera gufite imirimo. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Muri makeya, Imana itugirire neza. Nababwiye ngo twongere twiyorosore mu buryo bwo mu mwuka, twongere dukanguke. Ese ko njyewe hari aho nifuza ko Imana ingeza? Yego, ndimo ndifuza kano kazi. Yego, ndimo ndifuza ko Imana inyubakira urugo. Yego, ndimo ndifuza ko Imana yampa abana nkabyara. Yego, ariko se njyewe ndinde? Njyewe ubyifuza, umuntu wanjye w'imbere mu mutima ndinde ku Mana, ndinde mu bantu muri sosiyete, ndinde mu bantu bari close kuri jyewe, ndinde mu murimo w'Imana, ndinde muri bene data, ndinde mu bantu witwa nde muri sosiyete, witwa nde? Ese umuntu yaguhungiraho ukamutabara? Ese umuntu yaza kugana? Imana idufashe. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo iyo ukora imirimo myiza uba uri patana na Kristo, mukorana. Iyo mukorana rero, ni ukuvuga ngo aba hafi yawe, ibyinshi agusubiza utanasenze. Imana itugirire neza. Urufunguzo rw'imirimo, urufunguzo rw'ibyo dukeneye, ni ukuvuga ngo ni imirimo myiza. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo mwene data, turimo turagenda dusatira umusozo w'umwaka. Nagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kugaruka ku isoko, ukwiriye kugaruka. Haleluya. Ukwiriye kongera gutekereza. Ntabwo turi buze kuvuga ibintu byinshi bikomeye. Nyangunda kubwira abantu ngo Imana ihagurutsa Samweli kujya kwimika Dawidi ngo abe umwami wa Isirayeli. Ntabwo Imana yamubajije, ntabwo Imana yigeze ibwira Samweli ngo igende ngo urebe umuntu usengera muri eglise runaka. Oya, Imana yaramubwiye ngo ugende ujye mu muryango wo kwa Yesayi. Hariyo umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Iyo usuzumye umutima wa Dawidi wakundaga intama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Umutima wa Dawidi wakundaga bene se. Umutima wa Dawidi ni ukuvuga ngo yaremeraga, akemera, agatanga n'ubuzima bwe kugira ngo acungure intama, acungure abashinzwe, acungure. Nuko umutima wa Dawidi wahoraga wifuza ibyiza. Ngira ngo abantu bakunda gusoma n'igihe yajyanywe ibwami kwa Sawuli, ngo umva, reka nkubwire ikintu gikomeye. Dawidi ngo yajyaga afata inanga akaririmba, ngo akaririmbira Sawuli, ngo imyuka mibi ikamuvaho. Ariko ngo mu gihe yabaga muririmbira, hari ibihe bishika nk'abingahe, Sawuli yigeze gufata icumu, ngo ararekura ngo aritere Dawidi, ngo riragenda ryishita mu rusika. Nuko ngo yashaka kumwica, ariko Dawidi akavuga ngo sinzareka umurimo. Haleluya. Sinzareka kumuririmbira, ntabwo nzareka kumucurangira kugira ngo yoroherwe. Nuko ngo Dawidi naho yabaga ari mu buzima bubi, haleluya, naho yabaga ari mu bihe bibi, ntabwo byamubuzaga umurimo we. Kamabwira ikintu gikomeye. Umunsi ngo Dawidi ngo yasanze Sawuli mu buvumo, ngo aragenda, umva, yari amufite mu kiganza. Imirimo myiza ngo yari amufite mu kiganza, ngo akeba ku kinyita cy'umwenda we. Amaze gukeba ku kinyita cy'umwenda we, ngo ageze hirya, ngo arangije ngo ahamagara Boneri, ingabo nkuru ya Sawuli, amubwira ati do, reba uyu mwenda, ubu se iyo mbishaka sobuja simba namurangije. Sawuli ngo amwitegereje. Haleluya.
Sawuli ngo amwitegereje, ngo arangije aramuhamagara amubwira ati mbonye kuzaba umwami, ikintu ndushije gukiranuka. Umva umutima, imirimo, umutima wa Dawidi aramubwira ngo biragatsindwa, nturamurire ikiganza ku wasizwe, oya komeza umucire bugufi, igihe kizagera ku bise, oya wimusuzugura nubwo umusanze mu buvumo, aho ngaho rwose n'umwanzi wawe wari umufiteho uburenganzira, ariko wimusogota. Umva nkubwire ikintu gikomeye, urufunguzo rw'ibyo twifuza kuri iyi Mana ruzingazingiwe mu mirimo dukora. Imirimo ya njya nkunda kubwira abantu bene data nshuti z'umusaraba, nabwiye ngo nta kindi kintu gituma tuza ahangaha, dushaka kubabwira Imana twabonye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana amaso yacu yabonye, Imana twakozeho, ibiganza byacu bikayikoraho. Ntabwo tukibaza abantu, ntabwo tukibaza mu nyuguti cyane, dusoma ijambo ry'Imana kuko turihuriyeho, ariko amaso yacu yabonye Imana. Umva dufite ubuhamya bwatuma tudaceceka ko twabonye Imana igira neza. Rero mu mabanga, muri experience dufite, twabonye urufunguzo rwo gutabarwa, urufunguzo rw'amasezerano ruzingazingiwe mu mirimo yawe ukora. Niba ukora imirimo myiza, umva wikwirirwa uvunika, ahubwo izere gusa. Ariko niba ntayo ugira, urambabaje, naho wasenga yangana te, Uwiteka ntabwo ari mu ruhande rwawe. Imana itugirire neza bene data, tuvuga ukuri nk'uko ijambo ry'Imana riri. Njya nkunda kumva abantu benshi, yego rwose pe, turi mu gihe cy'ubuhanuzi n'abahanuzi, ariko naho umuntu yaguhanurira ibisa bite, naho umuntu yaguhanurira ahagaze hejuru, umva ahagaze hejuru y'inkumunane nka zimwe Baramu yari ahagaze hajya kuva mu bwoko bw'Imana. Nagira ngo ubwo buhanuzi buzagorana gusohora, nagira ngo nanakubwire ngo aharaho no gusohora, ubundi bushobora no kutanasohora. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo Imana itugirire neza. Ndabigenza nte? Haleluya. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ubundi abahanuzi ni abamenyesha amakuru, bakuzanira amakuru y'iby'Imana ivuga. Ariko reka nkubwire, umuntu wa mbere usohoza iby'Imana ivuga si umuhanuzi, ahubwo ni wowe nyir'ubwite. Kubera iki? Uko witwaye ku Mana. Wa muntu waje kubwira ngo Imana irakugirira neza, no mu kanya yagaruka avuga ngo noneho cya kindi Imana yavugaga dore cyakire. Ariko abantu benshi bahengamiye mu ruhande rutari rwo. Umuntu azi yuko amasezerano asozwa n'abahanuzi 40, cyangwa se ningira hari n'ukuntu abantu bagenda bakategoriza abantu, kumva mbese wenda kanaka ahanura muri aya mavuta, wenda kanaka ari muri aya mavuta, ari muri izi mbaraga. Ndagira ngo nkumenyeshe ibyo ntabwo bijya bisohoza amasezerano. Umva ikintu cya mbere gisoza amasezerano ni umutima wuzuye ubumana, wuzuye karagiteri y'ubumana. Iyi karagiteri y'ubumana iyo uyifite, naho bataguhanurira, amasezerano aza kugana, aza yiruka nkagana iwawe. Kubera iki? Nuwa ngo Imana muri bizinesi yayo ni ukugirira neza abantu. Iyo ibonye rero muzakorana, ibisohoza utavunitse. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Nongeye kubishimangira, nongeye kugukumbuza, nongeye kukubwira ngo imirimo mu kazi ukora, ahantu ukorera witwa nde mu mutima. Buriya basobuje barebye ku ruhande, burya ntiwakoramo muri ayo mafaranga. Ofisi wicayemo uri umukristo wo mu mutima, cyangwa ubu umukristo kuko abantu bahari berekeye hirya wasa n'abandi, cyangwa se umva ye baba we. Nigeze kubabwira abantu twari kumwe mu minsi yashize, nigeze gusura umuntu umwe ntari buvuge ahantu mu biro, noneho ngiye kumva, ariko nabikoze mbishaka ko umwuka numvaga binganiriza. Ndangije ndamusura, ngeze nsanga yicaranye n'abandi bantu. Noneho ahandi hantu turimo dusenga, turi muri bene data, niwe utera haleluya kuruta abandi. Ariko musuye mu biro, ndangije namubwira ngo Yesu ashimwe. Arabanza arakebaguza, ntago yigeze atobora ngo ambwira ngo ahimbazwe. Yavuze akantu gatoya, mbazwe. Aranga kwerura ko Yesu ahimbazwe,
kubera iki? ari ahantu hari ukundi kuntu abantu bamuzi. Ngo ntabwo yahamya wa Yesu arimo avuga, ntabwo yiteguye guhamiririza wa Yesu. kubera iki? ni ukuvuga ngo afite Yesu wo mu masengesho hirya hariya, ariko muri population, muri group arimo mu bantu, ni ukuvuga ngo ntabwo yiteguye guhamya Yesu, kubera ko nuko nyine afite Yesu ariko utari we w'imbere wo mu mutima, kuko aramuvuga ibice, rimwe na rimwe afite amasoni yo kumuvuga, ntabwo yiteguye kumuhamiririza. kubera iki? kubera ubundi buryo abandi bantu bamuzi. Imana itugirire neza. Mwene data, nshuti y'umusaraba, nagira ngo umwuka wera yongera gusura, nagira ngo umwuka wera yongera kuganirize. Mwene data, nshuti yanjye, reka nkubwire ni ukuri pe, ambara imbaraga z'imirimo myiza, wongera ukora imirimo myiza, ongera utekereze ku mirimo yawe, ongera utekereze uko wari ukijijwe, ongera utekereze uko wabaga mu nzu y'Imana, ongera utekereze ese kurimo gusaba Imana ukaba urimo kwibwira ngo Mana ngirira neza, irahera kuki? urinde wo mu mutima. Nimo ndihuta kugira ngo tuze kugendana n'igihe uko kiba kingana. Dusomye ijambo ry'Imana kuri uyu mudamu w'umushunemukazi. Bibiliya iratubwira ngo igihe kimwe ngo Elisa n'umugaragu we Gehazi ngo baca ahangaha muri iyi karitsiye cyangwa se ahangaha Ishunemu. Ntabwo uyu mudamu yagiraga impano zo kwerekwa, ntabwo yari informed, nta makuru yari afite yuko Elisa ari buze kunyuraho. Amubonye gusa ngo yumva amugiriye impuhwe, aramuzana, aramubwira ati ciwanjye ukarabe, nimurangiza munafungure. Ariko Imana yongere dusubize ku isoko. Uracyagira uwo mutima wo kumva wabwira umuntu ngo ciwanjye rata dusangire, nyuri wanjye ngufungurire, nyuri wanjye nkwambike, nyuri wanjye nongere nguha amazi. Umva, uyu mushunemukazi ngo abonye Elisa na Gehazi, ngo arangije ngo aramuhamagara, ngo anyurayo rimwe, ngo arafungura. Arangije Elisa ngo arahaguruka arigendera. Iki jambo ritubwira nta n'amasengesho menshi yahakoreye, yamaze gufungura arahaguruka arigendera. ngo ubugira kabiri umudamu amubonye, ngo arongera aramubwira ati mbabarira uci wanjye, ngo arongera arahanyura. ku nshuro ya kabiri ngo Elisa na Gehazi bamaze kugenda, umudamu wari wuzuye imirimo myiza, umudamu wari wuzuye impuhwe, umudamu wari wuzuye gutekereza neza, umudamu wari wuzuye umutima w'ubumana, umudamu wari wuzuye imbaraga z'Imana, atigishijwe, atakuye mu rusengero, atabanje kuba training. ni ukuvuga ngo umutima we wari wagutse, wari wuzuye imirimo myiza. ngo Elisa ngo amaze guhaguruka ngo agiye, umudamu ngo aratekereza, ngo arangije ngo aribwira mu mutima, aravuga ati rero ngewe ndimo nditegereza, mbonye uyu muntu ari umuntu wera w'Imana, none kubera iyo mpamvu reka mukorereho umugisha. Reka mbabwire ikintu gikomeye, muze gusomera ijambo. Ntabwo Elisa ubwa mbere niyamuhanuriye ngo amubwire ngo uzabyara, wenda ngo tuvuge ngo uyu mudamu motivation, ikintu cyamukuruye nuko wenda yakuruwe n'ubuhanuzi, bamubwiye yuko azabyara. Oya, ubwa kabiri niyahanuye, ntabwo ubuhanuzi aribwo bwamukuruye. Elisa ngo yarariye aragenda, ubwa kabiri ararya aranywa arigendera. ngo amaze guhaguruka, ikintu uyu mudamu yakoze, Imana itugirire neza, ngo yicaza umugabo we, aramubwira ati hari ikintu nabonye, njyewe naritegereje nsanga uyu mugaragu w'Imana ari umuntu wera w'Imana, none wambabarira nkagira icyo ngusaba. ngo abwira umugabo we ati wambabarira, hejuru y'inzu yacu, hejuru y'iyi nzu yacu twubakeyo akazu, dushyireyo igitanda, dushyireyo uburiri, dushyireyo igitereko kitabaza, noneho najyaza ajya aruhukirayo. uyu mugore ninde wabimubwirije? Ninde pasiteri wamubwiye ngo ukora ibi? Ninde muntu wamuhaye kondisiyo? Umutima we wonyine wamutegetse icyo akora. Wowe mu mpera z'uyu mwaka umutima urimo uragutegeka iki? Muri bizinesi zawe umutima urimo uragutegeka iki? Ntabwo ugikiranuka mu by'Imana iguhaye, ubisuzuguriyemo abantu, umva urabakandagiye, uraberetse pe, urabasuzuguye. Nyamara iyo wiherereye ubwira Imana ngo ikurwanire intambara, irakurwanirira urinde, irakurwanirira umutima ubahe, irakurwanirira utuye, imirimo yawe ni iyihe? Uyu mudamu ngo abwira umugabo ngo twubake hejuru.
haleluya. nta nubwo yanamusuzuguye, ntabwo yamugaye intambuko bavuga ati aba bantu birirwa bazenguruka bazerera. wenda yagombaga kuvuga ati reka tumwubakire boyizikota inyuma iyo ngiyo, ariko uyu mugore haleluya yubashye Imana iri muri Elisa, yubashye Imana iri mu mukozi w'Imana. ntiyareba situwasiyo Elisa arimo, ntiyareba ibihe abirimo. uyu mugore aravuga uko biri kose namwitegereje, ngiye kumureba nsanga ni umuntu wera w'Imana. kubera iyo mpamvu reka nubakire Imana iri muri we akazu hejuru yacu, twebwe tujye turara munsi, Imana irare hejuru. haleluya. ni ihishurirwa ry'umuntu utabikuye mu masengesho, ni umuntu ufite umutima wagutse gusa. umuntu ufite umutima wagutse atabarwa nta masengesho menshi yabayeho. gusenga ni inshingano z'umukristo, ariko umuntu ufite ufite umutima wuzuye imirimo, amasengesho 90% we asenga ashima. we igihe cyose Imana ihora imuremera amashimwe, kandi ntabwo avunika, ajya kwisanga agasanga ritambarare, Imana ikamugirira neza. Imana itugire neza bavandimwe. uyu mugore ngo abwira umugabo ati reka da twubakire Imana iri muri we, namwitegereje. reka mvuge kano kantu, njya mbwira abantu ngo ubundi usanga abantu benshi buzuye ibikomere, twakomerekejwe n'abakozi b'Imana, twakomerekejwe n'abapastori, twakomerekejwe n'abahanuzi. wibabeshyera ni uburangare buba muri wowe. uyu mushune mu kazi se, arega umva nkubwira ikintu gikomeye. niba uwo muntu yaje avangiwe, niba uwo muntu koko yaje adatumwe n'Imana, ubundi wari ukwiriye kugira amaso amumenya, wari ukwiriye kumumenya. ku ijambo ry'Imana tubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto. none uwo muntu niba atagira imbuto, ugakomeza kumwizingaho, ugakomeza kubana nawe, ugakomeza gutindana nawe, uraba uwande. bizasoza ukomeretse uvuge ngo Imana ntayiriho, niyo batubwira ntihari. kubera iki? uburangare buri muri wowe. ukwiriye gukanura, ukwiriye kugira amaso areba, ukwiriye kuba uri umuntu utuje mu mutima, utanafite n'ihahamuka ry'ibihe. Imana itugirire neza. mbega we Imana itwiteho inshuti zanjye. uyu mugore yari afite ikibazo, kandi mu bantu uzaganira nabo barakubwira ngo ikibazo cyo kutabyara nicyo gishobora gusaza uyu muntu akiruka no ku musozi agata umutwe. uyu mushune mu kazi yari agifite, ariko yari atuje. haleluya. uyu mushune mu kazi ntabwo byamukomerekeje ngo arangize ngo ajye mu buriri ajye kuryama, cyangwa se ngo asaze imigeri, cyangwa se ngo atene urwo yari yambaye narangiza amere nk'umusazi ku musozi. uwo mushune mu kazi yaratuje, ubundi akora imirimo. reka mabwire ikintu gikomeye, ngo arangije Imana itugirire neza. haleluya. ngo uyu mushune mu kazi, ngo igihe kimwe Elisa ngo arahanyura, ngo azamuka muri ya nzu hejuru, ngo araryama nk'uko bisanzwe, ngo abikora igihe kinini. uyu mugore ntiyasaze, uyu mugore ntiyamweretse ko afite n'ikibazo. Elisa araza akarya akanywa akabyuka akigendera, nta no gusenga. uyu mushune mu kazi ntabwo yarambiwe. ikintu gisajije abantu bo mu minsi y'imperuka, n'ihahamuka riri mu mitima yacu, ni ukudatuza, ni ukudaturiza Imana, ni ukudategereza Imana ngo ikore mu gihe kiri cyo. uyu mushune mu kazi ntabwo yigeze amubwira ngo mfite ikibazo cyo kutabyara, ahubwo ngo Elisa igihe kimwe aryamye, ngo ari aho ngaho amaze kuruhuka, baba we, ngo arangije ngo aramuhamagara amubwira ati mada, dore ineza watugiriye, urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba mukuru w'ingabo? reka mbabwire ikintu gikomeye. Elisa nubwo yari umukozi w'Imana, ntabwo Imana yigeze imubwira ngo rero urabona buriya uyu mugore afite ikibazo. n'Imana yaramwihoreye, na Elisa nawe ariryamira arituriza, uyu mudamu nawe arituriza. hanyuma ku gihe cyashyizweho, Elisa akozweho n'imirimo myiza y'uyu mugore, amubwira ayo magambo. umudamu aramubwira ati njyewe ndashaka kwigumira mu bacu. ngo umudamu ashinguye intambwe, Elisa ngo abaza Gehazi, aramubwira ngo ko ari wowe ugenda muri uru rugo cyane, mbwira ikibazo bafite. ngo Elisa aramubwira, nako Gehazi aramubwira ngo maze igihe ngenda muri uru rugo nta mwana w'umuhungu bagira.
uyu mudamu ntabwo yigeze asakuza, uyu mudamu ntabwo yigeze agaragaza intimba nyinshi n'umubabaro mu maso y'umugaragu w'Imana Elisa, ngo cyangwa ngo amubwire ngo ejo bundi narakwakiriye, turakugaburira, tugufata neza, none nta nubwo wigeze unampanurira. Uyu mugore yaracecetse ku gihe cy'Imana cyashyizweho. Umuntu wavumbuye n'ibanga ni Gehazi, niwe wamubwira ati rero amakuru ari muri uru rugo nta mwana w'umuhungu bagira. Elisa ngo aramuhamagara, aramubwira ngo garuka madamu, aramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe, haleluya, aramubwira ngo uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Ndagira ngo ntangarize ubuzima bwawe, mwene data w'umunyamirimo myiza, mwene data utuje mu mutima, mwene data wategereje Imana. Umwaka utaha nk'iki gihe nushaka uri ingumba imaze imyaka 20, imaze imyaka ingahe, ndagira ngo nkubwire ngo wakire kubyara mu izina rya Yesu. Nawe muntu umaranye igihe kinini ikibazo, ntabwo watezutse ku mirimo, ntabwo wigeze wijujuta, ntabwo umva, ntabwo warekuye Imana, ndagira ngo nkubwire ngo gutabarwa kwawe kurageze mu izina rya Yesu. Elisa aramubwira ngo uzabyara umwana umwaka utaha iki gihe. Umudamu ngo aramubwira ngo oya muntu w'Imana we, wibeshye umuja wawe, umugabo wanjye nawe arashaje, nanjye ubwanjye ndashaje. Uyu mudamu nubwo yari yarakuye ibyiringiro ku kubyara, uyu mudamu naho yari yarakuye ibyiringiro no ku mugabo we, ariko umutima we ntabwo wigeze ugivinga up ku mirimo, ntabwo yigeze arekura ngo avuge ngo ubwo ntabyaye nanjye ndagira umushiha ndashihura abantu. Oya, imirimo myiza yarayikomeje. Nshuti y'umusaraba, mwene data, Imana itugirire neza muri iyi minsi. Imana igukeneyeho gukora imirimo muri iyi minsi. Wikangwa n'ibihe muri iyi minsi. Niba hari abantu bagukomerekeje, ujya kumva umuntu ngewe ngo barankomerekeje ngo mva mu rusengero, bande se? Ninde waguhamagaye? Ngewe rwose baramvuze, niyo mpamvu nanze abantu. Ngewe rwose nibakinkunda niyo oya. Umva, uyu mugore wari ufite iki kigeragezo kiryana kandi gikomeye, ntabwo yigeze areka imirimo myiza yarayikoze kugeza igihe Imana imwibukiye. Uyu mudamu ageze aho atabarwa n'imirimo. Mwene data, nshuti y'umusaraba, yego nibyo rwose Imana igutabare ku kigeragezo wicayeho, yego nibyo rwose ukwiriye no gutabarwa, kubera ko uwo musonga w'icyo kibazo urakuremereye. Ariko se wowe imirimo bimeze bite nshuti yanjye? Imana itugirire neza. Tuba dufite umwanya mukeya ushoboka. Hano ijambo Daniel yabwiye Nebukadinezari kuri 24 umurongo twasomye, havuze ngo nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira. Nyagasani ngo nicyo gituma 24, nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe. Imirimo myiza ikuraho ibyaha, imirimo myiza isunikira umuntu. Umva, imirimo myiza irakweza, imirimo myiza ituma Imana yongera kugaruka mu buzima bwawe, imirimo myiza ituma Imana igushingira imbago z'ubuzima zigakomera. Dufite ingero nyinshi, dufite ingero. Imirimo myiza iha abantu kurama, imirimo myiza ituma Imana yegera umuntu, imirimo myiza igusiga igikundiro, imirimo myiza iragupromotinga. Reka mbabwire, imirimo myiza isiga umuntu igikundiro. Nta mwanya dufite. Imirimo myiza yasize uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa Rusi w'umumowabukazi, imirimo myiza gusa, imirimo myiza. Imana yo mu ijuru imugirira neza, iramusunika, akurikira Nawomi, nta kindi amudipendingaho, aramukurikira. Iyo yageze asanga Imana yamuteguriye amasezerano. None wowe urashaka Imana ningirire neza, imirimo yawe yiye, uko aho ukorera witwa nde? Ese ahubwo ye baba we, umva nkubwire, nongeye kukwibutsa ngo muri 2019 fata ingamba nshya
imirimo yawe niyo iri bugusunikire mu masezerano. Ibyo ukora byiza nibyo biri bugusiga igikundiro. Rusi yarakoze gusa, ndabizi ko ayo magambo muyazi, ngo ahumba mu murima gusa wa Bowazi. Imirimo myiza iri muri Rusi imusiga igikundiro. Imaze kumusiga igikundiro, hari abaja n'abagaragu Bowazi yari amaranye imyaka n'imyaka, ntabwo yigeze abazamura ngo bajye gukora iwe ibwami, kandi ari abayuda bene wabo. Ariko Rusi uvuyemo wabo w'umunyamahangakazi, imirimo myiza gusa arakora cyane, arakora atagononwa, arakora umva adacunga ku jisho, arakora gusa. Bowazi ngo ahageze aramukunda rwose. Nkamaze kumukunda wavuga ati noneho ngwino ujye ukora iwanjye. Ndabizi kuri iryo jambo mwarisomye bisoza ari we ubaye umugore we, hari abandi bari bahari. Yesu nahabwa icyubahiro. Dufite byinshi byo kuganira. Urashaka kugirirwa neza, urashaka rwose, uravuga ngo abantu barakwanga, ese ubwo ni waba uri nyirabayazana? Ni imirimo myiza izagusiga igikundiro. Uravuga ngo Imana yawe, ngo Imana yarakuretse, none se niba wirirwa mu ndaya uba mu tubari, utubari twose ni wowe urarayo, iwawe ntibafite amahoro, ibibazo byaravutse, wumva si ayo masezerano, ibyo byitwa amasezerano byo byanyura hehe? Narababwiye ngo dufite igihe kinini cyo kuganira kuri iyi radiyo, maze n'igihe kinini nibaza nkavuga ngo ubundi ukuntu Imana, ikintu cyose kiri muri sisiteme, ikintu cyose Imana yagishyize mu mwanya. Habanza Imana, hagakurikiraho umugabo, hagakurikiraho umugore n'abana. Njya mvuga nkabaza nk'abagabo bagenzi banjye, nkavuga ngo iyo udatanze amahoro iwawe, ubundi burimo Imana idufashe. Fast, iyo udatanze amahoro, umuntu wa mbere uyabura ni wowe. Iyo yimanye ni wowe wa mbere uyabura. Icya kabiri, iyo udatanze amahoro uburimo kurema isi y'intambara uzarwana kandi utazashobora. Hanyuma warangiza ngo urugo rwanjye rwabuze amahoro rwose, nta mahoro rurimo. Ko ari wowe wa mbere wari kuyatanga, ko ari wowe wa mbere uyabazwa, ko ari wowe. Kandi nigeze kubwira abantu, ndababwira ngo icya mbere, iyo udatanze amahoro uri umugabo, ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere uyabura ni wowe. Hanyuma noneho umugore ikintu akwima ni umutima. Iyo amaze kukwima umutima, usigara ubana nawe inyuma gusa, ariko imbere mutabana. Hanyuma abana bakuva, nuvuga ngo ubamo wamaze gukingura geti nini, umuryango munini wa Satani. Kandi noneho iyo yinjiye, inkoni nyinshi ni wowe uzikubitwa, nyinshi ni wowe uzikubitwa, nyinshi ni wowe uzikubitwa, nyinshi ni wowe uzikubitwa.